umuntu bamusanga mu buriri bagafata ijosi bakarikirira mpaka basize imitsi ngahe y'inyuma iregarega, bakamutera ibyuma bakagira batera. Ikibazo ni kimwe, bamwishe kandi turacyahari, ntabwo twapfira gushira kandi turakomeye pe. Wenda bagaruke bakure mu ndi, ntabwo dushira. Nawe nagenda baze bakure mu ndi, niko tubyara, ntabwo dushira. Nabagome ikimbabaje rero ko twari dusigaye gutya, udasingwa aragenda, nawe agenda tutabishakaga. Mbona amatora yuzuye amaraso, yabwe ni mu nzira y'amazi narakrete nyakurume. Ahubwo ikintu umuntu agomba kwibaza, hari ubwoko bumwe bwarimo kwicwa gusa. Iminsi tumaze abo twakomeje kubana ari babwiye, twabise abantu beza mu bukwe bwacu, tubita imfura z'u Rwanda hano iwanyu, ariko inyiturano muraduhemukiye. Noneho ikintu kitubabaje nuko ubupfubyi mu kibudutondagiza yabayeho. Ise ntawe, abana be babuze se, nabuze sogokuru, data burase, data yabyaye sogokuru yabyaye umuhungu, asiga umuhungu. Murumva ibintu bitwototera. Ibi bintu nibumbye naho yeza ejo mvuge nti Kagame, ibi bintu harya ko nawe yavukiye amezi 9, harya ibi bintu we yabyikorera akabishobora. Bantu bafite ubunyamaswa, mwaraye mubonye abantu bari hano, ibibazo byatubayeho, tugira ibibazo by'ihungabana. Tubona ibintu n'umuvumo kituriho, ukototera n'umukomotseho, ikidushibutseho kikakurikiranwa kugira ngo umwana akagahinda katazibagirana. Ese umwana amateka atazi, barimo kumva bakabyiga mu ishuri, hagahita bibona mu maso ye, nyisagaci no ko babyigaga mu mateka, mushatse kubibereka mutibagirwa sha. Hari abagiye baduha inkuru zigiye zitandukanye, ngo umukuru wanjye ngo bamuciye umutwe ngo barawutwara, ngo hasigara igihimba gusa. Rero ikiganza cyakoze amaraso kugira ngo yoze igike biragora. Biragora. Karamira ari mukuru wanjye, kandi nshimye Imana ko byibuze icyatasize atushije nanjye nzacyusa. Nkuko muri kugenda mubibona mu mashusho, iyi ngiyi ikaba ari korobiyari izanye umubiri wa nyakwigendera Karamira Aloyizi alias Gasongo. Nkuko twakomeje kugenda tubibabwira, akaba yaritabye Imana tariki 17 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2026. Akaba yarishwe mu ijoro ryo kuwa 4 ariko rishyira kuwa 5, ubwo umugore we babanaga yasohokaga mu rugo, akaza isaha y'isa 9 zishyira isa 10 akaza kugenda, mu gihe umugabo yasigaraga mu rugo akaza guhita aterwa n'abagizi ba nabi, ariko guhita bamwica bamukase ijosi. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane, kuko abantu baribajije bati se uyu mugore niwe wamugambaniye, ese n'abagizi ba nabi bacunze iyi famiye? Ariko nanone hakomezwa kwibaza uko umuzamu wari uhari, ariko nanone bakibaza bati se hari n'imbwa zituwe zirinda urugo. Bikumvikana ko ari abamwishe ari nk'abantu bari barabiteguye, cyane cyane bakaba ari n'abantu bari bamenyereye karitsiye, kuko wakibaza ngo kugira ngo abantu baze kwinjira mu rugo rw'umuntu harimo imbwa, harimo umuzamu,
bikaza kugeraho bamwishe. Ngire ngo ku bantu benshi cyane batari bazi uyu nguyu Aloys cyangwa se Agasongo ni mukuru wa Shizirungu. Ngire ngo Shizirungu muramuzi ko ari umukinnyi wa filime, bamwe na bamwe mu bagenda bakurikira filime nyarwanda bajya bamubona. Shizirungu n'umwe mu bo dukorana akazi ka buri munsi. Uyu nguyu akaba yari mukuru we, uyu nyakwigendera yatuye hano n'ubundi mu karere ka Huye, aho ahangaha muri uru rugo turi n'ubundi mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Cyarwa, umurenge wa Tumba, n'ubundi ni mu karere ka Huye. Ahangaha mu rugo akaba ariho yabaje kumusanga n'ubundi umugore we avuye muri icyo gitondo. Reka nze kubakomereza uko umuhango wose uza kugenda. hanyuma turasenga. Nyuma yo gusenga haraza utubwira imibereho uwasinziriye, nyuma ye turakira ubuhamya, nyuma y'ubuhamya turakira ijambo ry'Imana riduhumuriza, kandi nyuma yaho noneho harakurikiraho ikindi gikorwa cyo gusezera. Mbibabwire uko biza kugenda. Turangiza gusezera tujya gushyingura. Iyo gahunda turi bugendereho hano. Reka kandi nsabe buri wese kugira ngo tube mu mwanya umwe, mu mwanya utuje, kugira ngo iyi gahunda irusheho kugenda neza. Basabe rero duhaguruke, maze ya ndirimbo twaririmbye nimugoroba bise mwese muyizi turirimbe. Buriya kuririmba bigira ikindi byongera imbaraga, byirukana abadayimoni ku birometero n'ibirometero. Nitumara kuririmba hanyuma turasenga, tumara gusenga dukurikize izindi gahunda. Murakoze. Uzadufasha munyakirime, nikona kuzadufasha, munyakirime, umuyaga w'ishuheri, uwo nguwo urawuturinda, uzatubere uturo udashirite, uzatubere ubuturo udashirite. Abo ngabo bari mu mabo, tugufite nitwifuza, undi murenge. Tugufite nitwifuza, undi murenge. Imisozi itararemwa, iyo ngiyo isi itarabu, uhereye kera kose,
kose uhereye kera kose uruko waho imyaka igihumbi mana imyaka igihumbi mana iyo ngiyo inyinshi kuri wowe iguhaniye umunsi umwe kuri wowe iguhaniye n'umunsi umwe imyaka ijyana iby'iyisi imyaka ijyana iby'iyisi nk'amazi sawuru kibagirana vuba kibagirana vuba inzozi z'umu bikibagirana vuba bikibagirana vuba inzozi z'umu mana wadutabaraga mu minsi yacu nanone uzaturengere tugeze kubu nanone uzaturengera tugeze kubu nanone uzaturengere mana nanone uzaturengerewe tugeze kugupfa ntawe uhwanye nawe data uratubwiye ngo uzakomeza kuturengera Pawulo bivuga neza aravuga ngo nubwo dushobewe ariko ntitwihebye kuko ijambo ryawe ratubwira ngo ubuzima bwacu butangira kuri wowe kandi bukaba nawe busubiraho bivuga ngo nta yindi nzira nta buzima butakarira uko bugukomokaho kandi bukagusubiraho izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo mubibaho byose muhore mushima Imana turagushimira rero ko turi hano mu gikorwa cyo guherekeza uyu mubyeyi data nyiri icyubahiro ndabizi neza ko twe twaratunguwe cyane ariko mu isi yawe ntabwo watunguwe kuko nta kintu hishwa nibi ntabwo byari kukuyobera niyo mpamvu data nyiri ubasha tugusabye inkomezi tugusabye ihumure manura ihumure ku muntu wese uteraniye hano manura ihumure kuri ababyeyi kuri abana kuri izi nshuti kuri abavandimwe dusabye amavuta mvajuru Mwuka wera n'imbaraga zawe ukore ku mutima muri wese umuhe gushikama no gukomera kuko mwami imbere y'urupfu abantu bose baratinya ariko twibutse ko watsinze urupfu wararunesheje utangaza ubuzima niyo mpamvu natwe aka kanya mu izina ry'umwami wacu Yesu dutangaje ubutsinzi dukura kuri wowe kuko ni wenyine watsinze urupfu niyo mpamvu natwe dusabye imbaraga dusabye gutsinda kubera ko Yesu wanesheje urakoze reka iki kirere cyose kigandurire ukomeze buri muntu wese kandi mwami kuva dutangiye kugera dusoza tuze kuba dufite ishimwe kuma kuri wowe tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Wa Karamira uncamake kuko umwirondoro we uvuze wafata umunsi wose avuge mu ncamake umwirondoro amazina yanjye ni Safari Ernest nkaba Karamira twarabanye kuva kera Karamira yavutse mu 1980 Gushira umurenge wa Mazuru ahantu bitwa Rugaho rero ntago turi butinde nkuko umuyobozi wa gahunda yarabinsabye Karamira akaba yari umuntu wabanaga n'abantu neza akagenda mara umwanya buryo nubwo mwabaga munanagize n'akabazo mupfa ntago yamaraga iminsi biratanga kubwira tereka ntacyo dupfa burya tugwira twisangire ubwo rero omeje ku mateka ye avuye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yakomereje aba i Kigali ndetse
akaba yarabaye mu ishuri rya Kadogo School umusirikare za kuvamo komeza ubundi buzima busanzwe i Kigali, ariko mu 2004 ndumva aribwo yagarutse i Butare aho yavukiye, garuka ku ivuko. Kuva 2004 yakomeje kubana n'abantu, acuruza hariya mu isoko, muramuzi, mu bimina, ahantu hose aragenda nk'umuntu avuga ati umuntu ndimo ndashaka amaboko, ntago ari impamvu yindi. Abantu bose mwaba muri kumwe akavuga ati wari umuvandimwe wanjye. Akenshi nitanzeho urugero, yakundaga kubwira abantu ati umuntu wanzanye i Butare dore ni safari, ati nibwo nagarutse i Butare. Navuga ati rero i Kigali n'ubundi uko wahora akaba ari naho ku inkomoko ya papa wawe. Akambwira ati rero ati buri i Kigali nubwo ari iwacu, ati ndahahirirwa ariko nkunda kwitahira i Butare. Ubwo urugendo rwe hano ku isi akaba yarurangije kuri 17. Rero ni mwese mwari byumvise inkuru mbi. Mu by'ukuri rero nasaba Imana yo mu ijuru kumwakira mu bayo, kuko nta kindi kintu cyonyine nasaba Imana umwakire, kandi inshuti ze, abavandimwe be mukomere kandi mukomeze n'abandi. Numva nta byinshi navuga, byinshi twari tubivuze hano ku bari hano nimugoroba, twabivuze bihagije, turongera tubisubiramo. Ubwo rero nagira ngo mbahe iyo ncamake gusa mumenye hano, ibindi turaza kubibamenyesha ko gahunda ziri bugende zikurikirana. Murakoze kandi mukomere. Reka rero ndarike Mukayiranga Clementina ndetse na Kamara bahaze kuba yitegura, hanyuma na Ishimwe na anti w'abana ari buze guheruka buhamya bagiye kutugezaho. Karibu Mukayiranga Clementina. Mwaramutse mwese. Tubanje gushimira abantu bitanze bakadutabara. Imana ibahe umugisha. Bashimiye ko twari tumaze iminsi hano dufite irungu, twageze iwacu tubura n'abantu b'inaha, ariko guhera nimugoroba twabura. Murakoze. Nababajwe nuko kuwa kabiri navuye aha nje gusura umuvandimwe, yari yarakoze impanuka, mvuka Inyinya. Karamira namuvukiyeho, tuvuka tumusanga, tubona turi umuryango ushyitse w'abana. Jenoside yabaye mfite imyaka 11. Karamira yandushaka kubikurikirana cyane kubera imyaka mike yandushaka, ariko twe twahise tugira ihungabana kubwo ibintu twaguye, tuzi ko bibaho, ko bigira byarantushije n'ubu sindabikira. Rero niwe abasha kubisubiramo, yari muto kuri mbere, ko umutwe we ufite CD yikorera byinshi. Karamira Jenoside irangiye twahuye na mama we yari wa data wacu, papa niwe ari muto, yari wa gatatu. Nakuze nsanga sogokuru ntamuzi. Sogokuru ubyara mama yahunze 59 ajya Uganda, ko iwabo mama bakomoka muri Mpore, baje nk'abagisha batura i Rwamagana. Sogokuru rero yabuze umutekano, amaze kubyara mama
agize amezi 9 mama arahunga, data arahunga, sogokuru arahunga, asiga uruhinja rw'amezi 9. Nakuze ntazi se wa mama. Mama aho ashatse asanga nta sebukwe. Nkura ntazi sogokuru byara data n'ubyara mama. Mama yapfanye agahinda avuga ati cyangwa nkabona isura yabyaye ahita nipfira. Yapfuye atayibonye. Jenoside ije amateka twibirinduriraho tubura ababyeyi. Mbura data na mama mubyarije 3. Mama yabyaye apfusha adusigarana turi abana 2. Imana namfasha turasigara. Nshima Imana ko mama yagiye ansezeye nubwo data yagiye atatubonye ngo adusezera bamukuye hamwe kuraga decudere baje batubwira ko bamurangije. Ikintu cyambabaje kugeza isaha nuko ibyuma bidukurikirana. Itemwa riracyaturiho sinzi icyo tuzira. Karamira twagiye muri famiye ya mama bavuye Uganda baraturera Rusumo, ariko tukagira agahinda na musaza wanyu bango ese umuryango wacu warashize. Dutega amaradiyo gutwe ngo twumva ko rutanga itangazo ko turiho. Hajya gushaka abana babuze ababyeyi tugategereza uwaza tubaririza turaheba. Ndera umwana famiye zawe zimaze gusa nkaho ziturambiwe, twararagiye inka, twimwa amashuri, tugirwa abakozi, mfata inshingano yo kurera umwana yari afite 6-7. Umubyeyi n'umwana nahinze Misiri kubera ubuzima bw'iki gihugu bwadushyize. Amahirwe aje 2 turataha muri famiye ya papa. Tugarutse usanga hari abasigaye bakajya banyibwira twari bato, harimo umusaza wacu mukuru twa Karuranga ubu ntarashyika ariko ari mu nzira. Aranyibwira sinabyemera ko tugira umuntu. Banyereka itongo ry'iwacu dusanga harasibanganye, icyari pera ryari hari ndakiyoberwa imwiyenze ndayibura. Hari abantu cyo kura nkashimishwa no kubona abana basigaye twiganye, nkumva ndacyari mu isi, nkumva ngaruye umuntu. Kubw'amahirwe muri 2014 na 5 nibwo namenye Karamira ko ariho. Akibimenya yaje Kinyinya aza kwa musaza wanyeshize irungu. Akiyicara ahita ati ndashaka kureba. Yamamagaye akazina ko mu bwana ati umeze uti ni ndi umumama, ati sha nanjye ndi umupapa, nitwarabyaye ni Karami warabyaye, ni nanjye ndi umubyeyi mfite abakobwa n'abahungu. Ampulise nshize irungu nawe yabaye umugabo wari w'imyaka 7 nawe yarashibutse. Ati fata moto urebe ukusa. Nafashe moto nta gukaraba. Umugabo ntugire icyo uvuga mbonye umuvandimwe. Numvaga nshaka famiye cyane, shaka kureba umuntu twabaye hamwe, shaka umuntu kureba famiye yanjye. Twumvaga turi impehe twarashize. Karamira nkimubona yaranteruye, ndeba mu mutwe, ndeba amaso, arankubita udushyi ati muka se shani wowe umugore wanshize irungu abura icyo avuga atwihorera. Tutanyana Karamira ambwira ati barumuna barangiye barahari, Rudasingwa ariho, Rurangirwa ariho, hatumva ati humura, ati na mama aracyahari. Numva ndakomeye ndavuga ni ntambwa zikituriye, turacyahari. Dukomeza gutyo Karamira tukavugana. Ubwo mfite makuru wanjye kwa data wacu asize abana 3 nabo ntibazi nyina bari ndahekana nayishwe rw'amateka anagwa muri Nyabarongo. Iyi saha iyo umwe bimucanza ahita avuga ati nyirarikobwa ni impyisi zamuriye, niba ari impyisi, niba ari nyamaswa, niba ari intare, zihohoteranye n'abana bahagazaho ziramusimburanwaho, barangije bamutera igisongo bamunaga muri Nyabarongo. N'abagome. Ikimbabaje rero ko twari dusigaye gutya, Karamira twamusuraga umuntu wagize ibibazo by'impanuka
turamusura turumva turishimye twicaye mu rugo rwe. Udasingwa aragenda, nawe agenda tutabishakaga, kandi atewe inkunga n'abantu kugira ngo ave mu isi. Ntago famiye yacu turimo kugenda neza. Nyuma y'ibi Karamira akora impanuka arambwira ati mushiki wanjye uzi ko nari ngiye, niba ntago wagenda, ati sha muzansure, ati muzansure, nari ngiye mutambonye, ati muzaze munsure. Mpita mpamagara abashoboka vuba nti tugenda dusure grand frère, Imana ishimwe kuri ijwi rye nyiryumve, ntago ari kugenda. Twe tumaze nk'amezi 2 tubonanye, ariko numva nshaka kongera kureba isura ye. Turaza twagiranye ikiganiro, twamusanze agaramye hano mu ntebe. Nkinjira namubwiye nti wapi mwana, iyo wibeshye ukagenda se? Ati wapi sha, ntago rero kugenda, ati ntago igihe kiragera. Ndamubwiye ntibyuka naje. Ubwo Claire yari yahageze, Nshizirungu yahageze, tubwira mama ishimwe tuti mva ntago grand frère yagenda, twarasigaye turacyakukeneye. Usanga nta bana bahari. Ndamubwiye ntaka kanya by'ukurye, ati se sha ndabishobora. Nibwo twaje urarya, yarabyutse ararya. Mama ishimwe aterega muraje arakira, ntitwaje ntagomba kugira murare kuko twaje, ni ntago ushobora gupfa igihe cyo gupfa cyararangiye. Imana yakurinze muramboye kugarama muri kaburimbo, hari cyagushigarije. Buracya mu gitondo abagisha inkoko, ati babatekereza ishoboka zose, abana barateka, numva nibwo nko kwiryoshye, ibintu bisezera biba byiza, numva iraryoshye. Mama ishimwe ati izi nyama ko mwazitetse neza bidasanzwe. Arambwira ati sister, ati ntago wabona ko zigeze i Kigali ariko nzazikuzanira, ati nzakubagira inkoko nzikuzanire. Nishane nuko n'abana banjye barazishaka, nizozinzanire. Nimba kundi inkoko ni cyane no kuzigwana, yagiye kuzigura ngo ajye bave muri vacances bazireba zihajye, ariko ntizaho zazizana. Kuwa mbere turi butahe, turitegura turambara.